abadogiteri bagiye, hari abalisansi bagiye, hari abadiplome bagiye, hari abadamu beza bagiye, ariko twebwe ntacyo twatanze. Kuriya tuvuga ngo Mana, ibyo wakoze uri umuhanga ukomeye, uri uwo gushima, uri uwo guhimbazwa. Reka tugukomere amashyi kuko ari we gifite. Abemera ko Imana itugejeje muri ayo masaha uyu munsi, ayikomera amashyi bavuye. Yesu ndagushima, Yesu ndagushima, Yesu ndagushima. Turashimira Bishop na Madame we n'abana bawe. Turashimira abapasitori bose b'Itorero Madame we n'abana bawe. Turashimira inzego z'itorero Foursquare n'abantu beza n'abanyabwenge muri mfura. Ayewe Data Imana ya Isiraheli yabahaye kudutekereza kugira ngo mutumire ijuru n'amatara. Nubwo ndarakugeraho, fasha dukomere Imana amashyi dushimira. Na roho wa Bwana, ewe mwanadamu, turashimira abakozi b'Imana bari muno bose bakunda iri torero. Turashimira inzego za gavumenti, abajyanama n'abadukurikiranye bose, nuko rimangize neza. Reka nsaba iteraniro dukomere Imana amashyi n'abadukurikiranye muri abantu beza, muri abantu beza. Imana ya Isiraheli ibagire neza. Urabona size yewe niba atakuvuze ijoro n'amatara, turagushimira kandi kuko kiranga twagushimira kuko amateraniro yatangiye bakomeje kuvuga ngo muri abantu beza kandi turabishimira. Naje kongera kukubwira ngo ndamutuzo mwicane umubwire ngo uzarama ntuzapfa. Sinzapfa ahubwo uzarama kugira ngo tutekereze imirimo kuko ntabimaze kwiheba. Ndashimiye Pastor inshuti yanjye umaze kutubwira amarembo no gukorera. Reka tubite tutatira umuriro urahangaha. Niyo mpamvu wabonye isa n'umuntu ubwira umuriro meritike kugira ngo ibintu byose napanze tubise. Hanyuma abatanzi nitwa gatanu nta mahezi mugozi. Ijoro ryamenyereza umushumba w'itorero ryitwa Holy Spirit uvuga abana n'ibintu umwuzukuru n'ubundi itaraza, ariko Imana yakoze byiza muri Imana. Tuganira kuri topic ivuga ngo ukora ibyiza udacoka. Tenda mema bila kusitasita. Soma ibitabo bibiri. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 2:10. Turongera kandi dusome urwandiko Pawulo yandikiye Roma, ibice 2 kabiri kagize imbaraga uyu munsi, n'umurongo wa 6 n'uwa 7. Uri busome asimbe asome n'uwacu imbaraga zimwe.
nire wahabonye niturangiza gusoma nari ngombwa buke hanyuma mbone kwinjira mu ijambo. Barua ya Paulo kwa Waefeso sura yake ya 2 mlango wa 10 pekee. Alafu barua ya Paulo kwa Warumi sura ya 2 6-7 unaruka 10. Rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Efeso igice umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo